kumwe kw'inzoga iyo ndimo ndakina bwazima kandi subscribe ndohorane buri munsi ubundi mujya musharinga inshuti zanjye zose zibibone zanyu n'izanjye ubundi dukomeze sijyari bibaye cyangwa usubize ndavuga ati se ko ndeba umushoferi ashaka ko biza kugorana mwari mwageze Nyabugogo basi bashizemo ari nge nsigayemo na bag je kubona mbona umuntu ku muryango imodoka ngo ivuye Butare ngo umwana wanje mbona muza ni nyine data wacu je cyo kugufata ntaje bitamvuga ate mukomere bitamsohoka yenda itantwara ako urumva byabigoranye kugira ngo banze kuva mu modoka shoferi twari guserera bari bambwiye ko utari buve mu modoka uragumama mpaka haje iyo nsohoka kuba bwako bari ibisambo eto binakwiba ndagumye mparitse ababyeyi banyise Israel kwizera yego akayo star ni sinamenye nk'ibisaza yego sinamenye mama nicyo utamenye se numva impamvu nabaye mu star byabaye ko ntago nari naramenye nyine kwaba umustar ako nyine n'inzoga razi filime nagiye nyinamo nizi nzoga Wari warazimenye bisa nyine bisanga nkuvuga kuvuga ngo sinamenye ku rusengero rwari ruriho nigumiye hasi mu nzoga zanjye kuburyo niyo bazanye ibintu byo gusera batireka sinabimenye kuko ninywera za nzoga ariko nyine ntago nk'inzoga twaganiraga yego ni sinamenye mu gihe uri imbere yageze imbere hano ndavuga hano aho gutya sakuri kuyazamura yareke amano maramvuna aho uboneze wikoreye isuka wikoreye iki nitangire shalom Imana y'amahoro nibaha umugisha tubaye ikaze kuri M7 TV aho muri hose ariko uyu mutumire waje no we munsi arandangije ingwaza ari rurangiza ni ukuri kose umeze ute yameze neza ndashimira nakubona mu marinete yawe nk'ay'igihore nk'ay'igitambara yego nguhaye ikaze kuri M7 TV wakoze kuza kandi hanyuma suza n'abandi bose bari kukureba abanyarwanda bose tasuje izina rya Yesu amen kuko niho twese tuzajya amen twese tuzajya mu ijuru urubanza niho ruzabera bati urajya mu ijuru ntabwo ujyayo ariko mwageze reka ibyo ntabwo bizaba ntabwo urubanza ruzabera hasi ni mu ijuru ariko ntabwo rwose waba ukimanutse uzi ko twese tuzagera twambaye imyenda yera twese nitugerayo ubwo Imana izahita ivuga ati mwese mujya mu rubanza mujye hariya mubanze muyikuremo muzo yawe zaruca utabyemerewe kuyambara itamanuka subira iwabo kandi yambaye nyine bazaba yayambaye twe tuzaguruka nose nzi ko nzagera ntabwo urubanza ruzabera ku isi reka ibintu byanditse he yewe nasengaga kera muri Bibiliya ariko biranditse ko twe tuzajya mu ijuru abana b'Imana none utangiye kutetsa utanibwira abantu hanyuma amazina yawe ninde abantu bakumenye ababyeyi banyise Israel kwizera yego akayo star ni sinamenye nk'ibisaza yego sinamenye mama nicyo utamenye se numva impamvu nabaye mu star byabaye ko ntago nari naramenye nyine kwaba umustar ako nyine n'inzoga razi filime nagiye nyinamo nizi nzoga bisa nyine bisanga nkuvuga kuvuga ngo sinamenye ku rusengero rwari ruriho nigumiye hasi mu nzoga zanjye kuburyo niyo bazanye ibintu byo gusera batireka sinabimenye kuko ninywera za nzoga ariko nyine ntabwo nk'inzoga twaganiraga yego ni sinamenye mu gihe uri gukina yego ariko ubuzima bwo hanze ni Israel kwizera tuguhaye ikaze rero hanyuma se wiyongoje gute gukubitamo utwo turinete gutyo agakoti nkaka nyine abasitari agiye ushaka gusetsa abantu abatirika mbaze nzajya akantu k'agashya atujugunyemo akantu utunage ubundi abantu bahita bavuga ati subscribe zitaziyonye karakari kajya kagora abantu cyane gatubwira ko hakuno ujya uvuga ariko babikore ariko unabareba hariya
bakora iki bakande oya subscribe ariko bitubwire kwa kundi kumwe kw'inzoga iyo ndimo ndakina bwabyo bakande subscribe ndohorane buri munsi ubundi mujya musharinga inshuti zanjye zose zibibone zanyu n'izanjye ubundi dukomeze sijya bibaye ubundi ibyo bintu wabikuye kujya uvuga gutyo nagiye nkunda filimi nijye nyifite nk'imyaka ubundi nkibona televiziyo nako ko iwacu ni mu cyaro nawe nakuriye i Kigali nageze i Kigali nkibona televiziyo nuko nasanze bari kureba sinema ndavuga ati rero bintu bibaho se ubwo ni nko muhe mwaka naje i Kigali 2010 na kangahe ndangije primaire nahise mbacika batereka rigira i Kigali njye kwirebera ahantu hari iterambere odeho iwacu mu cyaro nta televiziyo yabaga nakuze iwacu dugenda gutya mu muhanda bwakwira nyine nta no kubona no kugera gutya n'amaguru bwabukira bagahita bacana ibitoroshi gutya kunyine ubuzima bukomeza gutya bugoranye ndavuga ati rero ngiye ngomba kuzava hano nkajya i Kigali gushaka aho abantu babera ibyiza nyine mba ndahavuye ndangije primaire nawe ati kuko iwacu barinje kwiga segonderi nayiziye i Kigali nyine ariko nize ku bigo by'izina ry'umurenge paka ndangije hari abantu usanga harya ubundi mu rugo ni hehe Nyanza ya Butare muhe murenge ni Muyira abamuyira bose ndabasuhuje bakomere cyane usitari wabo ari kubasuhuza umunsi bazambona zati cyakora iterambere rimaze kuhagera hanyuma se noneho ufite ababyeyi bose ababyeyi ndabafite n'abahungu ufite n'abahungu tuvuga turi abahungu 4 n'abakobwa 2 yego turi abana 6 bose barahari ni famiye ikijijwe ni abarokore cyane kuko uzanye inzoga taguha ati ryama hasi inkoni urazijya zirakubona hejuru y'inzoga inkoni zazikubona yego none se gutyo ukina uvuga nk'umusinzi ugeze unywaho inzoga basi njye nagiye kubona nyine bivuze numva abantu barabikunze baravuga ati ugomba ahubwo gukora ibyo bintu kuko ni ibintu nimba bikwirimo bikaba bikora ni ngombwa bigomba gukomeza nyine ugomba kudabikora ariko nk'uko iwanyu bibujijwe ariko kora ibintu hanyuma noneho dusangizeho gakeya sinamenye ariko utari businamenye ubu ngubu noneho kwizera abakera mu rugo kwizera Israel wo mu rugo akiri umwana w'umunyeshuri ariko afite akantu ko kuvuga ati njyewe ubuzima sinzabubamo nihe mirimo yakuvunaga gukora kuvuga ati njyewe imirimo sinzatuma nkomeza kuba mu cyaro isuka irajyana isuka irajyana ntabwo nakwifuriza guhinga byabaga bimeze bite uzi kuko ubyutse saa 12 kujya guhinga kandi wagiye ku ishuri nose weekend nabwo bariga ubwo nyine byaba ngombwa ko bahita bavuga ati mugomba kuva mukabyuka saa 12 mugahita mufata amasuka mukajya guhinga umve babigoranye Kigali ushaka kubyumva bati rero ntabwo bose saa 12 baba ari ukuryama cyangwa weekend no kuruka ariko saa nyine bari ukubyuka ukajya gusuka hanyuma umwanzuro wo gucika isuka wawufashe gute numvaga i Kigali ko bakuru banjye baza i Kigali bati nahe nzabacika nanzi i Kigali nahoraga mbiririra nzaza i Kigali aho kuva naza ntabwo ndasubirayo ngo mare nk'iminsi ngahe mutanigaruke reka da ubyo ukabasubwa tugaruka nta nubwo urara ndarara ariko nyine ibintu byo gutinda ntabwo hakunda ko bahita bagukoresha mbega umwana ukwepa imirimo none se uzi Kigali noneho uhaje mu buhe buryo wahageze uti hari uwafite famiye se basi yakwakiye dore ukuntu byagenze rero kugira ngo nzi Kigali bari bambwira tugomba kugira amanota kugira ngo ujye kwiga i Kigali
babimbwiye ndangije wa gatandatu yego ndiga nakoze icya leta ndwaye tukirangiza rahate amanota igihe cyose zasohokera igihe numvaga ko nindamuka nanayabonye ntazaguma kwiga epfiriye amazina y'ikigo cy'izina ry'umurenge wapi gute izina ikigo cyitwa izina ry'umurenge usanga nyine groupe scolaire twari twari nuza epi Nyakibungo GS Nyakibungo epi Nyakibungo Ecole Primary Nyakibungo noneho yavuga ati rero amazina y'imirenge rero hapi mutagati ngomba kujya i Kigali naho nje nsanga naho biga amazina y'imirenge none se waje amanota yari yarasohotse cyangwa waje kandi bari baranze banze gukora icya leta se baranga ngo ntago ngomba kuza i Kigali icya leta cyarabaye se waragikoze urwaye uragitsinda se naragitsinze ariko ku buryo budashimishije nk'uko umwana wamwishimira ati ngiye kurihirira nyine ngo uhite ujya kwiga bodi nyine nk'ubu yatsinze hanyuma waratsinze bakujyana hehe bahise icyo gihe bari bambwiye ngo ngomba kwiga nayini wige nayini mu rugo hafi yo mu rugo nta mu rugo utireka kuko bari bambwiye rero ngo uzajya kwikiganira abasaranye tugomba kujyayo byanga byakunda ubwo bitabambwira ati ugomba kujya ko papa afite mukuru murumuna we hano nyine i Kigali itavuga ati niho ugomba kujya kwiga ko hari na barumuna banjye nyine nabo babumva bavuka kwa data wacu tukajya tujyana kwiga noneho umukuzi dore ukuntu byabaye ingorabahizi kuzana na telefone ariko bari bavuganye bavuga ngo barantora Nyabugogo baze kugufata ndaza nurira imodoka baga n'umujangweri nyine durira imodoka ndaparamira baranshyiramo nyine mu modoka ndazamo nibwo wakubiseho umutwe ku modoka se mwambwe ati ninjiye muri taxi nguta umutwe ko ibyo bibaye ejo bundi ahubwo icyo gihe narahita mfata icyo gihe byarabaye nurira imodoka ndaza ngeze Nyabugogo bari bambwiye ngo urajya mu modoka ngo iri parika ngo uraguma wicaye mbarasohoka nsigara mu modoka nduwo mwaratelefone n'umuntu ngiye kureba nawe nibwo yari afite telefone sinari nzi ngo ndamusanga nagumye mu modoka raparika shoferi ariko kutavamo ngo twigire gutwara abandi ubwo ati se ko bambwiye ko imodoka itari bugende iraguma iparitse urambwira ibiki turaserera ati mvira mu modoka hajye babana ngo cyangwa usubizeyo ndavuga ati se ko ndeba umushoferi ashaka ko biza kugorana mwari mwageze Nyabugogo basi bashizemo ari njye nsigayemo na bag ngiye kubona mbona umuntu ku muryango imodoka ngo ivuye i Butare ngo umwana wanje baranimuza nyine data wacu uje kugufata ntajye mpita mvuga ati mukomere mpita nsohoka nyine ahita ntwara ariko urumva byabigoranye kugira ngo kuva mu modoka shoferi twari guserera bari bambwiye ko utari buve mu modoka uragumamo mpaka haje nsohoka kuba bwako bari ibisambo ahita binakwiba nagumye mparitse hanyuma se noneho usohotse mu modoka ugeze hanze ubonye Kigali imeze gute ageze Nyabugogo yabona gitari kuko iwacu papa akunda gucuranga gitari najya mbona gitari nkavuga ati se wagiye kunzanira gitari nanjye nkaba ncuranga uri kujya papa wanyu data wacu nambwa tugere mugurira amata tutaye ibindi tuzabikurikirana agenda abinkorera bitadugenda kujya kwiga si imyenda banguriye yari iteye ubwoba icanga bazi ko kera ubu ngubu hari kuza zino pantaro zirekuye ariko mbere hari icupa imashini usanga umuntu yaziritse ariko wageze i Kigali ujya kwiga nk'uko wari uvuye mu cyaro mubyumvikanye yego ni uko utarangije ngo ukomeze segonderi narangije mu wa gatatu cyari tarabwe mbora amanota akomeza ubwo ndangije mu wa kane njye nize mekanike bibingora abayizi ndayiga mekanike iragora irakunanira none se wari ushaka kuyiga narabishakaga ariko biranga mu mutwe byaranze uzi noneho bagira bakaguha stage ngo ujye kuyikora ubwo za stage baguhaye ibintu wize mu ishuri ntabwo ari ibyo urimo urajya gukora ntabwo ari ibyo muri stage urakora
ndagucanga ndavuga ati reba ibintu agomba kubigumamo ishuri mba ndarikate ahubwo ati nutajya kwiga uve mu rugo ugenda ushaka ahantu ibintu biragorana nyine nuko wisanze mu byo ukora ubu ngubu gute rero tugera no ku musozo naje kubacika nyine nshakisha akazi banza gukora mu mujyi warabacitse handi kwa so wanyu ni garafurere wandangiye akazi nyine kuri uwo mukire acuruzaga gaze nawe ndamusuje yego acyazicuruza ni inshuti yanjye ndamukunda cyane tuba turacyavugana hanyuma uhava gute ujya mu byo ukora ubu ngubu rero byarya ngo urikorera nsigaye nikorera nagiyeyo nyine turakorana mbona ibishoro mitajya kwiga nanone tekinike ngo nashakaga uko numvaga ikintu nzakora kuva na cya nyine nkibona na televiziyo aravuga ati ngomba gukina filimi nka bariya burya mbona nyine icyo ari cyo cyose ndashaka kuzajya hanjye bambona kuri televiziyo bajya bandeba ariko urabona ko ndimo ndakurikira inzozi zanjye na tekinike nakundaga nayo ndimo ndayikora mu kazi ubona bigenda neza biragenda sibye ko nyine iyo abanyeshuri bagiye kwiga n'abavina ku biceri byabo ntabwo babirekura ngo batahe amafaranga dukore usanga bigorana ariko nyine uko biri Imana igenda ica inzira none se ubu ngubu usigaye usenga basi jya gusenga usengera muri ADEPR ariko mwese na ADEPR impamvu ADEPR yahe njye nsengera ADEPR Ngigi ku cyumweru nateranye se cyumweru ntabwo nagiye ariko kubeshya kubeshya ntabwo ibi niyo umbeshye baramfata iyo ubeshye baragufata ntabwo nkunda kubeshya iyo mbeshye umuntu ahita amfata oya kubeshya nta nubwo ari byiza ariko kunda kuziba ikintu cyo kubeshya kitatubamo yego ari igitsure ariko ababyeyi banyu ndabona barabareze neza nyamara batureze neza sibyo ko hari igihe umwana ashaka kunanirana akamugaruza inkoni iyo nkoni ije rero bita isubira ku murongo papa ari kakana mbwiye kare ngo ariyo ngo ngo mu rugo byaga bimeze bite ngo nta nubwo ngo nabakuru ntabwo batereta kubera iki mu rugo amatanga inkoni na hari igisa nk'inkoni ijyana uburyo ushaka kubona nk'umuntu no gutukana usanga ni ideni ukimutuka inkoni kabiri arishije usanga cya kintu cyo gutinya inkoni cyo gutinya umubyeyi wati garata nkubita nicyo kintu twakuriyemo akagushyira ku hahandi tujya no kuvugisha umukobwa yirukanka umukobwa bakubonye uvugana nawe bita bigorana inkoni ikakumerera nabi ubona si ibyo bintu ari byiza nkawe numara kuba umubyeyi ukumva ibyo bintu nawe uzabikora cyangwa se ubona hari icyo byagufashijeho mu mikurire yawe urumva igiture nk'icyo ngicyo bifite umumaro ni cyiza uruhande rumwe ariko nyine bajye bamenya ko hari igihe nanone cyica bimwe mu buryo bumwe cyangwa ubundi hari igihe rimwe bagikoresha kikakubera cyiza ariko nanone ntihaburamo ikintu rimwe na gikwicira igihe usanga gusabana na ba bantu mwari gusabana biba bigoranye cya gitsure bati ntuvugane n'uriya mukobwa arakwanduza imico mibi uriya musore ni ikirara nyine ugakura kuzi kuri ari ikirara ukamutinya nyine utazajya uba nkawe ubona aribyo byakurinze se basi mu mikurire yawe byarabindinze kuko nawe wabikorera abana bawe nabibakorera ukajya ukubita ikibanda ndacyari singo kubera cya gitsure wakoze cyane kubana natwe ariko ntabwo twasoza utadukiniye nk'akantu k'akantu ko ku ishuri twavuga ukuntu byagenze muri ya sinema y'ubushize karansekeje gutoroka ku ishuri hanyuma mwarangiza ati ngo ni materi ngameze ati ngo yagukoze ibiki katubwire ni materi twagiye rafureri murandeba kandi birasekeje utaza gukomeza twatangiye dutoroka ikigo twasinze twari bazima nako
hano umutipe arambwira ati ngo iwabo ngo baje ku kigo bamukubita. Ndavuga ati se peti iwanyu bagukubita bati? Ati barankubita kubera inkoni nyinshi ngenda ndashaka kuzareka inzoga. Mbwa ati shewe uri akababironi ugomba kunywa inzoga mbere ya Yesu twanywaga inzoga turakomeza. Araje namubwira ati rero n'umuhungu wanjye animateri naza n'inkoni awukubita uzamwishyura. Muri biriya biranditse kera twajyaga gusenga twasengaga cyane aramubwira ati naza n'inkoni awukubita uzamwishyura. Koko ibintu byo guhana wapi urumva ko twanyweye inzoga cyane twasa twakora nyweye inzoga. hanyuma ni n'akane kakandi ngo animateri ukuntu yagukosoye ubwenge bukaza. animateri oya ni mwarimu. Mwarimu abantu bazi ubwenge rata. Ako barabarimu bazi ubwenge uzaka ngukubita urashyiremo tusome ibyanditse ku kibaho ugatusoma ati je ne sais pas kubyumva no kandi ubisoma witonze kubera inkoni. Barabarimu bazi ubwenge mujye mubatema baba barize twicaye twajya mu ishuri ukazanywe murakirana nawe kandi ibintu ntabwo aba ari sawa. Sinamenyewe wakoze kubana natwe. Ibiganiro nakagaruka tuzakora n'ibindi. Sawa Yesu aguhe umugisha. Sawa.